amazi twararanye mezi. Naya hari se? Ntayo. Kari ibibazo. Ariko umva. Ishizemo bubitsi. Umugoroba ndaza kubwira umutipa ze kutuzanya. Akira ni ijerekani. Naribi. Umva. Noneho igitiyo nakibonye ni piki. Wayibonye? Sohoka uzamwereza n'icyo gikapu vavu. Banguka. Tugiye gutigita. Noneho ukuntu bigenda sha. Fata igitiyo cyawe. Iki ngiki. Ukagira gutya. Ugashyiramo. Ugafata n'ipiki. Ugashyiramo. Urabibona? Yewe impamvu ntabitana ngende umutaramu urabona mugiye kugutirira. Urumva? Yewe urandi umutaramu baba barabisigaranye ku kazi. Wabyumvise? Wamara gupakira gutya. Ugahita uzana inkweto zawe singizi ugashyiramo. Ugafata n'urundi rukweto ugashyiramo. Wabyumvise? Reka nze gutiza ishati. Shati nzima nk'iyi mwana kujyana mu kazi. Akose. Akosha abantu b'i Kigali mwari ariko umva nkubwire. Intugu ntugakinewe. Iyi ni Kigali urumva? Arangiza ukagira. Najyana gusenga mwana. Buretse ugashyiramo. Hano mu mujyi niko tubaho twege tubaho kijene. Urumva? Ajya kwanjye nabyo buturage bw'iwanyu. Umuntu agenda. Iyi ngofero nabo tujyana se. Umva se. Iyi ngofero genda ifite nayisize ku ishansi. Noneho iyi ngiyi ikawe nigutize. Nyambara. Urayambara. Ntabwo mbaye boss. Iyi sarubeti nayo. Iyi sarubeti. Nayo ugira gute? Ukayijyana. Urayambara. Abyumvise? Noneho numara kuyambara ugeze ku kazi nyine akazi wakabonye. Kabese n'ikindi ugomba kumenya. Ugomba kugenda ugahagarara ku buryo abantu bose bahita babona ko ari wowe nyine uri imbere nyine. Nibavuga umuntu ngo ari wowe ugenda wabyumvise. Bandi izina se? Baravuga Dan nawe umurezi. Yewe simbizi rwose. Nawe umurezi. Nta muntu n'umwe ukuzi hano usibye jewe. Wabyumvise baramumagara uragiye uhagarare ku buryo nibavuga ngo umuntu umwe niyinjira uhita winjira. Wabyumvise abakorutiriye. Ubu tugiye gushaka amafaranga. Tugiye gushaka amafaranga. Ukuntu tuba twambaye. Byata. Nta brage. Mamuna kera ata. Umva. Hari n'ikintu utazi. Buriya bose uzabona. Baba bambaye neza, bakostimye bose urebye mu bikapu byabo. Iyo udasanze n'imiki usanga ari piki. Ari nawe usanga na magi. Ari nawe usanga na magi n'ubunyobwa. Wabonye ariko. Muri Kigali nagira ngo wubatse taje. We byihorere. Kandi ntukashenjeke. Sha ndaraburijwe kere. Sano ndabona akazi Imana. Ko uyu munsi mbona ari danje. Amasaha 2 mamaze sha. Mvuye kwizima ndatashye. Reka. Nditahiye kabisa. Ko mbona nawe uraburije kwambwiraga kuri shefu w'abantu bakora ibintu nk'ibyo. Wereka mugire je ntabwo nakazi. Ntabwo akazi. Kazi utahiye aho mwana. Happy n'ibikoresho byabuze. Ibikoresho. Gusa shefu arambwiye ngo saa 8 hari imodoka iri buze gupakurura amasima mbe ndiyo. Ntabwo wabonye yakayi. Ntabwo wabonye yakayi najyanye. Wayibonye? Ngiye wandika amasima. Bavugishwe? None se waruze. Ako nenzi kuraburije mwana. Magabo warakize neza. Unisigaye usa. Kamera boss wanjye. Amakuru n'ubwo. Sawa. Ndabona usa neza rwose. Nezi uyu niwe boss wanjye. Niwe wanyigishije umujyi w'inguyu. Yajyaga amakazi buri munsi. Nema mwese mufite amadanya. Na amafiriti gusa. Amadanya tugoye. N'uyarebe gutya. Bitese sha.
sawa amakuru meza meza ubu uri hehe ko mbona ukeye cyaba nyine hahandi nta kirahinduka kirahinduka ariko ubu noneho byaducanze dore tuvuye gushaka amajobu kandi nawe urabizi by'iki gihe ariko nta kintu tufatishije kabisa urayibona n'igihe niko bimeze ntuzi ibi bihe turimo by'iki cyorezo se cya coronavirus ko ibintu byakomeye bayitondera rwose noneho tumeze nabi tumeze nabi ntacyo Ni akazi se? mu rugo hari icyobo cyasibamye ushobora kuzaza ukandebera ahubwo mbwira n'ubu ngubu nze mageri ubu ngubu ntabwo Tubikore. ntabwo ndamenya ibyaho neza ariko maze iminsi nari mu rugo ariko bambwira ko icyo cyobo cyasibamye ushobora kuzaza ukandebera mwakubwira kado umva ndwara umpaye nk'agahombi njye kwinywera ka ese we nturabona akazi ntuzi ko akazi gahari w'igihumbi ubusa igihumbi kandi nta avanse se ni umushahara ndaguniye we nk'akantu nyine nk'umuntu twabanye se ntubibona ndabibona si icupa ryawe ni umunsi ndakira ariko narizi ngo ni enzi ngura yama ya mitwe yawe naguhaye none se okay ntacyo reka jyewe noneho madame ariyo noneho reka nkwereke ndaje mu kanyana siko bimeze nkezi boss urakabonye sawa urakoze bose sawa ariko ko mbona nk'ubona ukatakata muri kayitsi uri mushya njyewe se ndi mushya mani buriya rero reka nkubwire mu rugo iwacu ni Rusizi Rusizi yo mu byaro byakura ariko niho niberaga mani inahandi burandi mushyashya byataye nsi nawe ukora iki ngo yiberewe cyo gukora se buriya hari umutipe mfite ni umutipe bita Magara uramuzi yarambwiye ngo uramusitari turamuzi cyane uramuzi nawe ikigonga buriya rero uriya niwe wamamagaye ngo ina harimo imikorere bya danje kandi niberaga inyuma ze neza ababyeyi mani nta kintu nari ndiho bya danje rero naje nango nawe nshaka imikorere nanye mba umusitari nka Magara imana urabona bitambera se urabona byakubera tu nose ubushoboye iki ukora iki bundi mu busanzwe njyewe se kazi kose ndategeka cyo uvanyemo kwiba byose nabikora ese niki cyananira njyewe akurona mani mfite nawe nadunda hasi ese undi mani bakwita ngo iki nje banyita N1 iki N1 N1 izina ry'abasitari subizi hako Kigali mwabaye Kigali turakaze uzi mu rugo N1 nta nubwo bazi bya njye nitwa Nezi N1 ibyo mu cyari iwacu nyine se urumva horoshye cyane mu cyaro N1 usuga ubundi bisobanura iki ni N1 nyine nagarukiye P1 ni N1 nyine y'ubusitari uri umusitari cyane waranakaraze sha nje nago nikora buri ori danje cyane nuse mani ibintu by'ibijob koko araho kazi se wapi nugo mbese undi ukora iki jewe se nanjye ngo yakaje kose ko mbonye nje mani nyene ya majob mbonye wahita undabura subije sha nakurabura pe wandabura mani nakundi pe nuse ko nakundi twaba dufite akazi none se mani numvishe uvuze ibintu by'amajob kandi narakumbiswe mani nese ubundi mani wowe ukora iki kuvuza ibintu by'amajob nkumbagiza amatsiko nje nayi narafatishije ina baranze sinkura mu nganda njyarangura mu nganda muri Azamu uravugisha kuri ahubwo mbwire ngo urangire ngaho se sha ahubwo mboneyeho we ahubwo nangu bitaka nimero kawe mani nimero ziremeye kabisa uzi se impamvu minaha naraje ariko ibintu by'ibitiyo ngubuyede biranyishe kugira ngo mbone na cya gikoma ni hatari twinaya twarafatishije rwose we ubwo wankubitaka nimero urumva none njyewe none nkahita nkazaguhamagara ukandangira ariko ndumva nawe urenze ina narafatishije nta muntu utanze ngaho mani nkubita ka kanamba kawe mani none tuze kubisoma nimero ahubwo we ariko uyu dore ubusore ndakuraye ibi ni ibiryo by'i Kigali uterura na bya bintu ariko gutya ariteri baba we cicika na bare iyi niyo yawe iyi niyo yanjye nareba imana ariko nyine utigite mani nanyu ucakire ndebe ko nawe wenge kurwana mu byumweru bibiri urabonye akazi aha ngaho mani kabisa sawa kabisa ni wowe
Bisawa. Ndakubona. Wiburaye kabisa. Urambona. We. Amakuru se. Sha yasekeje Hano mu Rwanda benashimisha. tumezemo. Mu Rwanda se? Sha nibiraho tu. Okay, sha. Usiga meze neza se bana. Urareba handi nakoraga. Hahandi nakoreraga nyine. Burya ntabwo nakoraga nk'umukozi usanzwe. Njye natazaga ubu rero kubera uburambe nari mfitemo ibyo bintu. Ubu banjyanye gukorera Buruseli. Yaba we. I Buruseli rwose ubu ngubu niho nibereye cyane. Ubona nakize. Cyane. Ko nta modoka se. Imodoka se. Sha imodoka najyanye mu Kinamba ndajya kwifata mu kandi. Usiga meze neza we. Nyine nawe urabibona nk'umuntu uba i Buruseli. Gusure ryari se? Sha reka numve ikintu cyafite subu n'iryari nakubonera umwanya. Reba kabisa reba. Okay. Urareba ejo? Ejo nka saa yine. Saa yine ntabwo mpapfa umwanya kabisa. Saa yine ako ntacyo. Ukaza nagwa nk'udusaha duke. Ntajya kabisa. Tukabonana rwose amakuru se. Ni meza pe birasekeje ariko. Hano mu Rwanda mumeze neza. Sha nta kibazo cyo corona yenda kuzatwica. Narabyumvishe ngo corona Usiga usa neza wallahi ukuri. Nyine ako nawe urasa neza. Shange birasekeje. Ndabona warabaye n'umustar. Reba we nurukaga nyine by'abakene bisanzwe nta birenze. Akazi se hano i Kigali ntabwo ni kwa gushugurika nyine. Nuko uzaza yamureba ikintu nagufasha kabisa. Nibyo pe. Kuko twebwe ntacyo iwacu rwose ibintu meze neza ariko. Cya biragenda nta kibazo. Rero ejo ntacyo ayo masaha wambaye. Sawa. Sawa. Kambanze murebe uriya tuziranye ahangaha yirirwa aterura imifuka y'abaturage nze kugusura ndashaka kugusura cyakora ikintu nagufasha wowe masikini ikintu nagufasha ni kimwe kereka kuza ukansura basi agwa nk'amasegonda ukanzanira byeri nkinywera naho ubundi wowe nta gahunda nagirana nawe nkura n'abafite vewiti Lamborghini wowe masikini uze kunsura utabasha no kwigondera gatushi y'ibihumbi 5. Buruseli ngo amahugurwa umuntu nzana ugasima twirwana ngateza indege nginga i Buruseli teka mitwe gusa uzabaze anyone sinjya rya kuri yanjye sinyibyifujije. Akubwiye ngo muri Kigali byo dore umukobwa data we. uretse nze ngwere ngiye uretse nze ngwere ukuntu ngiye kumutura hasi cyuki uriya itonde gato uriya muraziranye uretse ntawe nzi ariko dore ukuguru uretse nze nkwereke dore ibuno la Nice to meet you. Okay. Yewe nitamaga. Urabona genda umudije w'iriya hoteli kabisa ambao uyu nguyu nawe amwita Ntesi ni manager w'igikoni. Okay. Amakuru musanzwe mutuye inaha hano twaje Okay, hata niyo mpamvu ntabwo nari nsanzwe nkubona hano mabaye igihe kirekire buriya inanga baranzi kabisa giye buriya mabaye igihe kirekire nabanje no kubaningira ku muhanda
ariko nza kugira amahirwe nyine baranzamura urumva aho ngeze waba witwa izina ryanjye se banyita yeah, sweet name. Okay. Okay. Urabona rero twebwe batwaraye mu kazi turatwara dukora. Iyi ni mashini mba mpetse. Urumva umuntu abananiwe niyo mpamvu ubona nyine turimo kunyaruka kugira ngo turebe ukuntu twaza gusinziraho hanyuma nimugoroba tuze kubona ukuntu ngenda n'amaguru n'amodoka mufite. Ntubizi se muri no minsi nuko tutambaye agapfukamunwa ariko korona irahari ntabwo wapfa kubona moto igutwara. Mwebwe n'amodoka mufite. Ntabwo navuga ngo sinajya ku rwego rwo kuyigura nuko gusa hari inzu ndimo nubaka mu Busanza. Wampa nimero kawe? Ahubwo nanjye nabitekerezaga mwayimpa ntacyo bitwaye. Tukajya twiganira kabisa. Niba mwana aboneka twajya twiganira ntacyo shyiramo ndabona urutoki umenya rwakonje hano ndakoraho nkabona wapi 078 15 20 32. Okay, sawa niyo ngiyo. Keria, sawa ubwo tuzavugana. Sawa ntacyo tuzavuga. Sawa. Byari byiza kuvugana. Nagafashe. ahubwo njye numiwe Margarita. Ase mwana umbwije ukuri kandi umwize ukuri uramu baby bura mwahuriye. Umva rero reka nkubwire. Kari buno mwana. Urabona njyewe mu minsi yashize buriya nakoraga ahantu nyine muri hoteli niyo mpamvu nahise murangiza. Njye nakoraga muri hoteli urumva noneho ndangije ubwo urabizi niho naje kuzajya mpurira n'ibyana. Uriya wa mbere twahuye bwa mbere ukabona turaziranye niho twahuriye dukora. Urizi ikintu yakora? Buriya mwe muzira. Ntabwo wabonye ko ari icyuki byo kugira ngo mu mujyi. Icyuki se bivugwa. Uriya yari umukirina rero. Uriya yari umukirina. Ngende umuseriveri. Akasewe arya nta nubwo banizera. Umukirina ni abantu bakora isuku. Buke nibwo bukirina. Rega mwana ujye unyigisha. Buriya yakoraga isuku. Uriya yakoraga isuku. None ko ni mwiza we. Umva se uyu wa kabiri sinakubwiye ukuntu ngiye mvi kubarangiza se wabyumvise ukuntu nahise muheza se ngo ndedeje ufite mashini wabonye imashini ari ibiti yondagase ubeze kamwibarize bana uri wa muntu we twawe ngo ni bosi dorinda zira n'ibyeri noneho umva mubwire baranabana barakuze neza bagira n'amahirwe bakabona n'akazi ka fresh niyo mpamvu nyine nawe wabonye ameze neza siko bimeze se burazira n'ibyeri gusa uvuga nagaje mura nenzagero nigijwe bosi cyo mukundira nagaje yiyemera buriya uriya arara ni tafu sibyo wenda ko arayanjijishije akankora mu ntoki nta n'ikintu amaye buriya twamukoreye nzi ko tugiye kurya ibintu none se kamubaza ukazosanze bakaze Shawa biretse wa muntu amasaha yo nicaye nta n'imodoka icyo bareka mubwire umenye utangiye kuzajya wirara reka mubwize ukuri nagiye nicara hari amabuye ngo ni ku ndege yewe n'indege nayaciye mu kirere umva rero reka nta n'uwambajije ngo urashaka iki ako se urambwira kigewe nakubwiye mu kanya saa 8 hari imodoka iri buze gupakura ndaza kujya kwandika urumva ndaza kujya kwandika imifuka urumva y'amasima nyine bari bupakura sinakubwiye ko genda chef w'abayedisi wanyereza wanyereza kamwe we byihorere bana we byihorere umva se mani magari nese mani kuri twaduceri se nazanye wamaye nka demiri mani do imyenda nsaziyeho mani nta n'imyenda nazanye nkubita nka demiri njye kuri agapira hariya mu isoko n'agapantaro mani umva rero reka mubwire hano hamaze igihe kingana gute amezi ntagiye kuba 3 si amezi 3 se buriya hari akazi wagiraga nturya ntunywa ntutembera ntusangira n'abandi akabyeri none se nari nakwishyuza nturyama iyo twahaze ntusurukanukiriza ibyo ngibyo se ibyo ni ibisanzwe nese ariko nawe urabona none umva rero reka nkubwire Kigali nabonye mukeye reba nyine umva impamvu ugiye mva nkubwire impamvu rero amafaranga yawe narayafashe
ndagenda ndayabika nyabitsa mu madolari noneho mu madolari amafaranga y'amadolari USA dollar Uwiki USA dollar amafaranga abaho mu madolari yitwa USA dollar noneho nyabitsa mu madolari noneho inyungu idolari rizamutse ndagenda nkafata inyungu nkaza tugahaha amafaranga yawe aracyari yose ahubwo no mu minsi itaha ndashaka kuzatangira no kuguha inyungu yawe uravugisha ukuri ni ukuri kw'Imana njye ntabwo njya mbeshya ngo wajya ngo wabitse muri USA dollar mu madolari bivuga ko noneho tugiye kuba abakire oya wowe umva tugiye kuba abakire birenze uravugisha ukuri wumve ngo tugiye kuba abakire ahubwo nimba iwanyu nimba hari n'akandi gahene kasigayeho uwo babwire babe bakwereje twongeye tunayabitse ariko uzi hariyo nari naragabiye papa ndagendanye mwaka aho kugira ngo ngembeho nabi njyewe neza ndayimwaka mwana nene nayishimuta badahari yakubita amasuku mutangaruka umva mubwire aho rero ngiye niho mpita nkwemere noneho rero umva mubwire urumva njyewe kambe ngiye kureba mushi nimba hari ikintu afite nze tuba tunywa cyangwa se ndahita nkurya sinyare uzi hariya tujye kunywa akantu hari n'ibana ariko nyine ibyo ngibyo ngendaza kubikora wowe tubukontorera ibyo mu rugo reka mbe nkora akazi sawa hari icyo guteka se ntari wowe rebamo sawa sawa